Urakoze Ngabo. Banyakubahwa abanyamakuru n'ibitangazamakuru muhagarariye, mbere ya byose munyemerere mbasaba imbabazi kuko nakererewe, ntabwo ari mu muco wanjye. Nkunda kubahiriza igihe, ariko kubera urugendo nari nciye muri immigration n'abandi naho bari ikipe yose kugira ngo dushake ibyangombwa. Murabizi habaho procedure gufotorwa, bituma ntinda. Mbanje kwibasabira imbabazi rero. Icya kabiri, reka mbashimire ko mwitabiriye ubutumire bwacu. Nanabashimira ko uruhare rwanyu, uruhare rwa Rayon Sport, umuryango mugari wa Rayon Sport, mu guteza imbere no guharanira ko football mu Rwanda yagera ku rwego twifuza twese, uruhare mubigeramo ndabibashimiye, kandi ndashimira imikoranire yacu namwe. Icyo ni icya mbere nagombaga kubanza kubabwira. Nkaba rero ngira ngo mbabwire ngo kuki wadutumiye, cyangwa se kuki umuryango wa Rayon Sport wadutumiye. Nk'uko mubizi, monde ya football tubamo twese turabikurikira, turabizi. Munyemerere nsubire inyuma gato. Sezishize Rayon Sport ifite amakipe abiri. Ifite ikipe y'abana n'abakobwa. Murabyibuka ko twatwaye igikombe cya shampiyona y'icyiciro cya kabiri, gituma tujya mu cyiciro cya mbere ubu turimo, ndetse dukina finali y'igikombe cy'amahoro na ekipe championne ya première division AS Kigali, dutsindwa kuri penalty 3-2. Murabyibuka basaza babo ikipe y'abahungu twakinnye shampiyona ntitwagira amahirwe yo kuyitwara, ariko ikipe ya mbere n'iya kabiri ziturusha amanota 2. Dukina igikombe cy'amahoro turagitsindira, turagihabwa. Ibyo biduha uburenganzira bwo guhagararira igihugu cyacu muri mu marushanwa nyafurika, muri CAF Confederations Cup. Munanabyibuka ko mbere y'intangiro y'iyi saison turimo twakinnye Super Cup nayo twatsindiye. Mu yandi magambo, ibikombe 5 byakiriwe mu Rwanda muri football, 3 byatashye muri Rayon Sport. Ibyo rero nta utabizi agira ngo twageze aho tujya, ahubwo nk'umuryango wa Rayon Sport n'amakipe yayo niho havutse akazi gakomeye. Niho havutse ko Rayon Sport tugomba guhagararira, nk'uko bivuze mu kanya, u Rwanda muri CAF Confederations Cup. Mwarabikurikiye. Ntabwo amajonjora y'ibanze twayakinnye. Kubera iki? Kubera amateka ya Rayon Sport. Kubera ko hari igihe Rayon Sport y'abagabo yageze mu group stage, bituma CAF iyiha consideration cyangwa se ishyira ku rundi rwego, ku buryo tutakinnye ayo majonjora y'ibanze. Ariko tukazakina na ekipe Al Hilal yo muri ya Benghazi mu gihugu cya Libya. Umukino uzaba kuri 15 z'ukwezi kwa 9 saa 2 z'ijoro kuri stade ni mu mujyi wa Benghazi.
tugomba kubitegura, tuzajyayo. Imyiteguro rero nka Rayon Sport nka ikipe iri professionnel y'ubukombe ifite abayikunda benshi, byari ngombwa ko tubatumira kugira ngo tubabwire imyiteguro igeze he, urugendo ruhagaze rute, kuko abayikunda ni benshi. Namwe nk'abakozi ba rubanda, abakozi bakunda umupira w'amaguru, mugira ayo makuru mushoboye kuyasangiza abandi. Iyo niyo mikorere yacu twiyemeje nka Rayon Sport, gukomeza kugeza ku badukunda no ku bandi ba sportif muri rusange amakuru y'ibyo dukora, cyangwa se tugakomeza kuba gutanga information. Niyo mpamvu rero twabatumiye. Nk'uko mbibabwiye, mbasaba imbabazi ko nakererewe. Ubu turimo turashaka ibyangombwa, inzego zibishinzwe zaradufashije, ni ukuvuga Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda, ni ukuvuga Minisiteri yacu ya Sport, ndetse na Immigration, ari naho ubu ngubu abenshi barimo bashaka ibyangombwa. Abo bose baradufashije kugira ngo tubone ibyangombwa. Uyu munsi birarara birangiye, ibitinda bizarangira ejo. Ibyo ni kubyerekeye ibyangombwa, inzandiko z'inzira n'ibindi. Ku ruhande rw'ubuyobozi rero twariteguye, amatike yaraguzwe, ibyangombwa byose bizadufasha aho tuzaba turi, haba kubaho, haba kuryama, haba kurasuma, ibyo byose birahari, nta kibazo gihari. Ibyo tubikesha rero Rayon Sport nk'uko mubizi, ni ikipe itagira budget ikoramo, nkunda kubivuga, ikoramo ya minisiteri ni cyangwa akarere kanaka, cyangwa se ni ekipe itungwa n'abayikunda, itungwa n'abafana bayo, itungwa n'abafatanyabikorwa. Ntibyoroshye, murabizi mwese, muri abanyamakuru, abantu bagera kuri 38 cyangwa 40, amatike y'indege ajya muri Libya, ikizabatunga, ibyo bazakoresha, indi myiteguro yindi, ni amafaranga menshi yageraga muri miliyoni hafi zirenga 70. Ariko nk'uko Rayon Sport ari ikipe nababwiye ibana ikorana n'abafatanyabikorwa, ifite abayikunda, abayitangira. Mpereye ku bafatanyabikorwa, ku isonga haza Skol, ibyo murabizi. Skol yagize uruhare rukomeye cyane muri iyi myiteguro y'uru rugendo. Navuga ko ni nabyo 70% ibyari bikenewe byose Skol yarabitanze, kuko yaguze amatike y'indege, abakinnyi bose bazagenda, abatoza, staff technique yose. Icyo ni cyo gushimirwa, nicyo cyiza cyo kugira umufatanyabikorwa mukorana neza, ukunda sport, kandi nawe wishimiye imiyoborere cyangwa se wishimiye uko ikipe cyangwa umuryango wa Rayon Sport uhagaze no gukora. Ibyo rero ni ibyo gushimira Skol, ubuyobozi bwa Skol, uruganda rwa Skol muri rusange. Ibyo bikaba byaranabaye kuko hari byinshi njya nkunda kubibabwira. Hari kontra ibivuga inshingano z'impande zombi, ariko noneho hari ibikorwa bitari mu masezerano, ariko bishingiye ku mibanire myiza n'imikoranire myiza. Icyo rero nicyo gushimirwa. Tukaba dushimira Skol cyane uruhare rwayo mu guteza imbere football mu Rwanda muri rusange, ndetse
by'umwihariko imikoranire yacu n'uruganda rwa Skol. Ndashimira kandi abandi bantu kuko abareyo mu minsi ishize mwumvise ko twakoze inama abakunzi ba reyo turicara duteranya amafaranga ayo nayo yaje asanga iyo nkunga ya Skol, harimo abantu ku giti cyabo nabo bateranyije amafaranga, bityo kugeza uyu munsi turacyashigaje iminsi 4 cyangwa 5 ngo tugende, nubwo abantu bagitanga kuko ayo dukeneye yose ntabwo 100% aruzura, ariko hari bizageza igihe tuzahagurukira byose byatunganye. Abo nabo rero ndabashimira naho bari, abo bose rero dushyize hamwe ibyangombwa byose birahari, amatike y'indege n'ibindi byose nk'uko nabisobanuye. Tukaba rero tuzahaguruka hano ku wa kabiri tariki 12. Harimo abakinnyi of course bazakoreshwa, harimo staff technique, harimo abatoza, abaganga, abita kuri equipe, kit manager, team manager, harimo na administration ndetse n'abanyamakuru tuzahagurukana, baba ba Rayon Sport ndetse n'abandi ibinyamakuru byigenga batugaragarije ko bifuza ko twazajyana. Ngiye ku rwego rw'imyiteguro ku byerekeye administration, ibyerekeye finance, ibyo byose bihagaze neza. Hanyuma yenda kindi twababwira ni uko hari abakinnyi ntaza kuvugaho cyane kuko ari information za ngombwa. Abakinnyi barahari bose bameze neza, nta mvune dufite. Murabizi hari abari muri equipe nationale y'u Rwanda bagera kuri 5, barimo Adolphe Rwatubyaye, Mitima, Ari Serumogo, Ganijuru. Abo ngabo bari kumwe n'abandi muri equipe nationale barimo baritorezaho. Hari abandi 2 b'abanyamahanga n'abarundi barimo Majaliwa na Emmanuel Mvuyekure, nabo bagiye muri equipe nationale y'u Burundi ntamba mu rugamba izakina na equipe nationale ya Cameroon. Abo rero bo ko ari 2 ntabwo tuzahagurukana, bazadusangayo kuko bazaba bari muri Cameroon, tuzahurira Benghazi. Abakinnyi bose rero barahari, bariteguye physiquement, moralement, turumva nta kindi kibazo gihari. Intego rero yacu ni iyihe? Ni ugutsinda. Tuzakora ibishoboka byose dutsinde. Matchare retour izaba muri weekend ya byumweru 2, 29 hari n'8 sasa. Ibyumweru 2 tumaze gukina match ya mbere bizabera ino Nyamirambo. Ndumva CAF minsi yashize yaremeye ko tuzakoresha stade Nyamirambo Pele Stadium. New match retour turifuza rero izo match zombi gukora ibishoboka byose tugakuramo iyo equipe tukajya mu matsinda. Ibyo birashoboka kuko dufite abakinnyi beza, dufite abatoza beza, dufite abafana bacu, dufite ubuyobozi. Birashoboka, nta gitangaza kirimo kuko si n'ubwa mbere. Nagira ngo mutagira ngo hari abenshi murabizi iyi nzira si ubwa mbere tugiye kuyicamo, twayiciyemo, nibyo tumenyereye. Ari nayo mpamvu nababwiye ko yaduhaye amahirwe yo kudakina amajonjora. N'ubu rero birashoboka, turakora ibishoboka byose. It will be do or die.
ni ugupfa no gukira. Turiteguye ikintu cyose, turumva icyo abakunzi ba Rayon Sport, icyo twifuza nk'umuryango wa Rayon Sport cyo kugera mu matsinda, tuzakora ibishoboka byose. Nkabaye numva icyo nakababwiye muri rusange, imyiteguro ku rugendo ruzagenda, igihe tuzagendera, birimo bitegurwa, mbibabwiye muri rusange. Nabaha umwanya yenda ibibazo nshobora kuba ntakomejeho mukabibaza kugira ngo mugire ibisobanuro bihagije. Arakoze perezida wa ekipe ya Rayon Sport. Ubwo reka dufate session y'ibibazo, tuzajya twakira ibibazo bibiri perezida abisubize, twongere twakira ibindi bibazo bibiri perezida abisubize. Ubwo Bob aradufasha kubagerezaho mikrofone. Murakoze. Nitwa Nibisame, umunyamakuru wa FNFM TV. Ikibazo cya mbere ndabazaga kugira ngo wenda nakubwira ko yatinire muzanyura he kugira mugeze Bengazi ese kugaruka ntabwo habamo gutinda ku buryo n'iyo kipe ishobora kuba yakwitegura neza kubarusha. Ikindi cya kabiri, iyo muganira na staff technique babwira ko hari information bafite zihagije kuri ekipe izamukira nayo ya IHR Bengazi, ku buryo wenda byaha icyizere umufana ko uyu mukino ushobora kuba wabonamo resultat nziza mbere y'umukino uzaba ari Kigali. Murakoze. Nabashubije iki ngiki. Itinerere tuzahaguruka hano ku wa kabiri, niba yibuka neza amasaha ntayibuka, sipaze problem, mandari saa 10:25 na Ethiopian Airlines tu Kigali Addis Abeba, hanyuma tumareyo amasaha make muri transit, dukomeze Addis Abeba Cairo. Itugera Cairo tuzakugira indi connection, afata indi ndege itugeza Bengazi. Tuzagera ku wa gatatu mu gitondo mu masaha 3:25, no kugaruka tuzahaguruka, tuzakina ku wa gatanu saa 2 z'ijoro. Mu gitondo ku wa gatandatu 16 duhaguruke dufate ya connection yatuvanye Cairo, donc Bengazi Cairo, dufate Ethiopian Cairo Addis Abeba Kigali. Tuzagera ahangaha nimugoroba mu masaha 11:25. So urumva ko itinerary simbi, kandi igihe tuzagera hano hakiri kare ku buryo tuzitegura nta kibazo gihari. Hanyuma ikibazo cya staff technique, aba coach bafite information zihagije kuri equipe, barayizi, cyane cyane coach makuru, so nta mpungenge bimuteye kuri cyerekeye information kuri equipe. So akazi kazakorwa neza. Cya ministere yo gufasha amakipe asohotse ntacyo nkiziho, gusa nka Rayon Sport twari twandikiye Minisiteri ya Sport tuyereka ko tugiye gukina, tuyereka ubushobozi tugira, tuyisaba niba itadufasha nta nkunga yaduha, ndetse na Federasiyo y'umupira w'amaguru. So twarabandikiye, ntabwo badushubije bose. Hanyuma ariko ibyo niko kuri kuyegeza kuba biriho, baba barabishuri cyangwa se bakagira icyo bakora, ariko kugeza uyu munsi ntacyo bakoze. Ubwo bihari bidahari, Rayon Sport ntacyo tubiziho. Twe twari twasabye inzego zidukuriye cyangwa se ngo turebe ibishoboka. Niba nta byakozwe ubwo ntabwo nabijyamo cyane, iyo biba bihari tuba twarafashijwe. Ibyerekeye Visit Rwanda yajya ifasha ama ekipe ntacyo mbiziho, kuko
twigeze no gushaka gukorana nabo tubaha proposal RDB, imaze n'igihe kirekire, so imyaka 2 nta kirakorwa. Twibutsa uburyo kiza kuba gihari nabo ni nk'ibi ngibi hari icyo baba baratubwiye, ubwo ku bwanjye ibi byose hari. So ikindi rero cy'uko uko twakiriye kuba taragiye mu majonjora y'ibanze, ntabwo ari impano twahawe. Burya iyo uhawe impano, ikintu tumvaga utamerita, niho wagira icyo ukora. Ariko niba ari amabwiriza n'amategeko na regulations ziri muri CAF zivuga ngo ekipe izaba yarageze aha n'aha, ubutaha nigaruka bizagenda bitya, ubwo nuko twari twarabikoreye. Gusa ibyo ni byiza, ahubwo nashima ubuyobozi na Rayon Sports y'icyo gihe yakoze ibikomeye kugira ngo ibe yaradusigiye, yakoze akazi gakomeye kugira ngo iki gihe tube twarabibonyemo, twarabiprofise, byaradufashije. Ubwo natwe dufite inshingano ahubwo zo kurwana no gukora nk'uko bakoze, kugira ngo Rayon Sports ahubwo n'ubutaha ntigatangirire mu majonjora, ahubwo noneho nibinashoboka tugere kure hashoboka. Rero uko twabyakiriye ni byiza, kuko ni byiza ku kazi kari karakozwe mbere, naho ibindi byo nivo ya CAF ndasanga ari, kuko banza ari ikipe 12 bafashe, ntabwo ari tombora bakoze cyangwa se impano baduhaye. Barebye ama ekipe yagize palmarès nziza iki gihe iki n'iki, basanga amabwiriza n'amategeko yabo dufitingamo, dutangira aho tugomba gutangirira. Gusa ahubwo icyo umuntu yashima ni akazi kakozwe n'abakinnyi n'ubuyobozi n'abafana n'abareberaga Rayon Sports icyo gihe, kuko bakoze akazi gakomeye kagenda gafasha Rayon Sports kugumana ubukaka bwayo n'ubushongore mu ruhando rwa karere na Afurika. Nicyo nagusubiza. Abakinnyi dufite, squad dufite, twerekanye kugeza ubu dukoresha ku mukino utaha nta wundi uziyongeramo utazwi cyangwa utari ku rutonde rw'abaguzwe na Rayon Sports. Abandi tuzakoresha bariya. Ubwo nyuma yaho niho twazareba ko bizagenda, ariko ikibazo cyawe ni uko nguko tuzakoresha abo dufite kugeza ubu. Baravuga ngo aide-toi Rosier TDA, cyangwa se wowe kora icyo ugomba gukora nk'umuntu. Ntabwo ndi umupfumu, ntabwo ndi umuraguzi bya bindi nyamara, ariko nka perezida w'umuryango wa Rayon Sports n'abo dukorana n'abakinnyi dufite na staff technique n'abafana, twakoze kandi turimo turakora ibishoboka byose ko kuyajyamo no gutsinda iyi ekipe. Dufite imikino 2, icyo ni icya mbere, kuba turi determine kuva ku mukinnyi, ku mufana, ku buyobozi, ku bakozi, dushaka gukora iyi ekipe ngo tugere mu matsinda. Icyo ni icya mbere, determination, iyo nyota, uko gushaka no kuba twarabyiteguye. Iyo nshiramanga bavuga ni wawe hasigaye icyuma kugira ngo amatike ibintu byose ni okay, iyo ikintu gikomeye cyane. Turatuje, turitegura ibisigaye. Ikindi cya kabiri, uru rugendo si ubwa mbere tugiye, iyi nzira si ubwa mbere tugiye kuyicamo. Iyo uca inzira utaracamo ugenda utazi ikivumbukaho cyangwa uko bimeze, ariko ni inzira twaciyemo. Icya gatatu, ekipe hari igihe ibyo ngibyo tubizeranyeho, nta n'uwabyirengagiza, ama ekipe ararutana. Uhagize impamvu duhuza na Real Madrid cyangwa se Manchester City, ntabwo twavuga ngo Rayon Sports ishoboye. Ibyo ngibyo ni reality abantu bagenderaho, ariko iyo nayo turayizi, turaziranye, turayizi, yenda nayo ishobora kwituza.
no kubi yaratangira mu majonjora twe twaba tugiye guhura twebwe tutaratangiye amajonjora ubu hari n'icyo bivuze ibyo by'uko ari bitatu biravuga ngo ariko ibi bintu birashoboka kandi turabishaka ariko muri football ntabwo ari siyanse pure facteur chance ibaho ibyo hanze y'ikibuga ujya umbwira bibaho ariko twe icyo nakubwiraga turimo turakora ibyo tugomba gukora turabyifuza n'undi arabyifuza ariko rero icyo nicyo nakubwira ntabwo kwitara hamwe ngo tuzajyayo nk'uko navuga ngo ejo buzacya ari kuwa oya ariko turaharanira kuzajyayo tuzakora ibishoboka byose turi determine ibisigaye tubiharire dosiyeri n'uzebyaho banki murakoze yitwa Christian gira ijuru gato feel free okay murakoze yitwa Christian ya Life Radio Life Radio yitwa Christian Christian okay yari afite ikibazo cy'amatsiko perezida ubana gute n'abaterankunga banyu sorry ubana gute n'abaterankunga banyu uyu munsi hari abaterankunga tutari kubona mwari musanzwe mufatanya nabo cyangwa se mukorana mwari mugeze igihe mu bakeneye ngo mugiye hanze mutubwira ko sikoro ya participé ku kigero cya 70% ariko nta bandi turi kumva wenda abaterankunga bari musanzwe mufite sinshaka kugaruka ubu barimo ba kanari so mubana muti n'abaterankunga banyu kuko iki nicyo gihe cyiza mwari mubakeneye kugira ngo mubane ubivuze muri rusange yewe uza kuba specific akamenya kamusubize muri rusange abafatanyabikorwa bacu tubanye neza cyane cyane ariko kubera ko abo dukorana bose iyo kontara zirangiye barazironizera dukora tuyicara tugakora raporo tukababwira inshingano zacu kontara z'icyo ari cyo harimo ibyo uzakora n'ibyo ndazakora n'uburenganzira bwawe n'uburenganzira bwe abo bose turicara tugakora evaluation twakoranye dute ibyo mwaduhaye ibyo twabahaye ibitaragenze abo bose rero niyo mpamvu ubona bagenda bongera kurunizera kontra twongera tugakomezanya cyane cyane ko izo kontra nyinshi twagiye tuzisinya tuvuye mu gihe cya COVID-19 aho byari bigoye gutanga visibilité inshingano zacu vis-à-vis y'umufatanyabikorwa zari zigoye kuko nta mipira yabagaho mu buryo buri open turabyibuka twari dufunze shampiyona uko zabaga ariko twatangiriye aho uko umwaka uza saison ikurikiraho bakagenda bishimira ibyo tubaha n'inshingano zabo bose rero tubanye neza turabakeneye kuko abo bose waruvuze ari Canal hari n'abandi bagiye baza aho bose turi kumwe turakorana umunsi ku munsi tugeze igihe tubakeneye n'ibyo twanabakeneye kera tuzanabakenera kuko hari n'abandi tuzashaka tukaba tubanye neza rero kuko nta urumva twashwanye nta urumva twaseshe kontra ahubwo turaziranuvera abandi ndetse bagatera intambwe bakanadufasha mu buryo burenze kontra ni icyerekana ko hariho imikoranire myiza hagati y'abafatanyabikorwa na Rayon Sport. hari icyo bazakora kuri Ikihe? icyo bazakontribute kuri voyage nakubwiye wakontribuwe mvuga icyakozwe n'abandi ubwo igihe kiracyahari na match retour iracyahari ubwo nabo niba kontribuwa niba havuga ati mugira mu matsinda nzaza ibyo ngibyo icyo hano twareba ni ikiri muri kontra kuko atagikoze yaba yishe kontra ariko ibi byo gufasha ni ugufasha ariko rero n'ubundi
twagiye tuganira tubagezaho ibitekerezo, turizera ko n'ejo wakumva hari undi, n'ejo bundi wakumva hari undi, na ryari, kuko urugendo ruracyari rurerure. Bishobora no kutaba kuri iyi mace, bikaba no muri shampiyona tugakomezanya. Icyangombwa nicyo bavugaga mubanye mute, kontara mwasinye imeze ite, ibindi ni ukugenda abantu bakorana bimeze neza. Oya, nta mpungenge, kubera ko amakipe 16 ari mu cyiciro, ari muri première division, ngira ngo ifite menshi, ifite 9/9, ni Musanze. Rayon Sport ifite 5/9, ubwo hagati ya ekipe ya mbere mu mikino 3 harimo diferanse ya 4, turi nk'aba 5 cyangwa aba 6, hari izindi noneho. Nta mpungenge rero, ntabwo biteye ubwoba kuba twaranganije na Gorira ndetse n'Amagaju. Ni ibisanzwe kuko na Gorira ubushize hari n'igihe yadutsinze kandi tudafite urugendo. Nta mpungenge zihari, kandi twe dufite akazi kenshi kuruta k'aba bandi. Dufite n'ibyo shampiyona, dufite CAF Confederations Cup tugiyemo. Urumva twe dufite presiyo ndende n'akazi kenshi, ariko tubiganiraho, turabijera. Ntabwo umutoza yasuzuguye shampiyona, oya, ahubwo umukino wose twebwe tuba twifuza kuwutsinda, n'uwa gicuti yewe twifuza kuwutsinda. N'izi turunwa turimo, babonye uvuze iyo twanganije, ntibavuze Elimelec twatsinze Nyanza, ntibavuze AS Kigali twatsinze Ngoma. Urumva twebwe turarwanira gutsinda buri rugendo twaba turimo rwose rwa competition, yaba na turunwa iri hano, yaba n'umukino wa gicuti. Ibi rero ni ibisanzwe kunganya kabiri, nta mpungenge zirimo. Turarebera aho byapfiriye, tuhakosore, tugaruke, dusubire muri shampiyona, dukine, kuko intego yacu ni ugutsinda, kandi intego yacu ni ukwifuza ku igikombe cya shampiyona tutabonye, cyaduciye imyanya y'intoki umwaka ushize. Ubu ngubu twagitwara tukagumana n'icy'amahoro dufite. Nta mpungenge rero, abantu ntibagire ngo ari ubuyobozi, ari umutoza, ari abakinnyi, ibitekerezo biri i Bengazi. Oya, akazi kacu ni ako gutsinda imikino yose, yaba iya gicuti, yaba shampiyona, yaba iya Afurika. Niho hagaragarira ubukaka n'ubushongore bwa Rayon Sport. Ntibagire impungenge. Amasezerano ya Skol ntacyo arahari, akomeza uko ari. Inkunga cyangwa se ubufasha baduhaye buri andehoro y'amasezerano, nta deni tubarimo, ni ugushyigikira Rayon Sport, ni ugushyigikira ekipe. Ntaho bihuriye n'amasezerano uko ateye, ni ukuvuga nta deni tuzaba si inguzanyo baduhaye. Icyo kirumvikana. Abazava ni Garuwa, hari umujyi bazakiniramo. Garuwa umujyi bazakiniramo, bazakina kuwa 2 nibyo 12. Nasize SG arimo akora contact n'abafite kompanyi z'indege kugira ngo bahuze uko bazava, kuko bazava aho muri uwo mujyi bakinira bajye Douala bajye Cairo from Cairo muri Egypt badusange Bengazi. Aho rero nibyo twarimo dukora, ariko nta mpungenge zihari, kuko kuwa 3 barimo bareba niba indege yahita iboneka. Itaboneka nimugoroba, kuwa 4 hakiri kare bakatugeraho. Barimo barabikoraho. Turizera ko, dufite icyizere ko kuwa 5 tuzaba turi kumwe mu mukino. Iby'umutoza ni ubwa mbere mbyumvise.
so umuntu wa mbere yakabwiye ni jyewe kuko ni jye wamuhaye kontara nka perezida w'umuryango, ariko ibyo ntabiriho. Umutoza ni uwacu, n'ababyumvise mu ma social media reka bamara impaka. Nka perezida wa Rayon Sport, umutoza turi kumwe, dufite amasezerano y'umwaka, ubu duhugiye kuri shampiyona ndetse no kuri iyi mikino nyafurika. Ibyo kuba yasezera Rayon Sport ni ubwa mbere mbyumvise, bivuga ko ku bwacu nk'umukoresha nk'ubuyobozi nta bihari, ahubwo uko mbona turi kumwe n'akazi dupanga, akazi kacu turacyakarimo, turacyakomezanya. Hanyuma abanyarwanda ba Bengazi, naryo kumenya abanyarwanda ba Bengazi abazaza kudushyigikira. Okay, abasiporuteri banza bahari bake, si benshi ariko hari bake bahari twavuganye, ndetse bagiye banadufasha muri kontakiti zimwe na zimwe n'imyiteguro, ariko sinzi ko ari populasiyo nk'uko wajya Dar es Salaam ngo n'abanyarwanda cyangwa wajya ahandi, ntabwo ari benshi, ariko hari bake twagiye tuvugana bashobora no kuza ku kibuga kudushyigikira. Barahari ariko si benshi, ariko barahari. tugana no ku musozi. Icya mbere nakubwira, ntabwo Rayon Sport turi abamarayika, we are human beings, nous sommes des êtres humains. Ni ukuvuga ko icyo ni kimwe. Cya kabiri, turifuza gutsinda, turi ku rugamba, ntabwo turi mu kiliziya ngo turicaye wicaye hano twese twimereye dutya. Izo situation ebyiri, kuba turi abantu, kuba turi ku rugamba, nta gitangaza kirimo cy'uko perezida n'ushinzwe communication kubera akazi twagongana cyangwa twarakaranye, yambwira ati perezida ndagutumira ugatinda insinyira ibi bintu kuko akazi kagiye gukorwa, nanjye nturica akazi. This is normal. N'ibyabaye rero nibiba iriya ni esprit y'uburwanyi, ni esprit yo kudatsindwa, ni esprit yo de combativité. Kuko umutoza ni mushya, ni umunyatunisia, Monere ni umunyarwanda, nta kindi bagapfuye. Niyo birangiye aho mu kibuga, hanze basubirana ubuzima. Numvise abanyamakuru bashaka kubigira ishu, bashaka kumvikanisha ko biriya ntibyakabaye, ntibyakageze utya ikipe nka Rayon Sport, ikipe no. Nta kidasanzwe cyabaye, nta byacitse byabaye. Kutumvikana abantu, kurakaranya, kutamenya gukontrolinga emotions muri situation ikomeye nk'iriya bibaho. Gusa nanone nicyo ubuyobozi bumara, nicyo kugenda tugira umuntu inama, gerageza gukontorora emotion. Nta kibi kirimo, nta bugome burimo, ntabwo muri aduyi, twese turi ku rugamba rumwe. Ni uko tudashoboye gukontorora emotions. Sinkunda gutsindwa uko zikosa, nanjye si n'undi wabinkoreye. Uko kurakaranya ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane, gusa nanone ni byiza ko abantu baganira tukamenya twese, kuko nanjye nshobora kubaho narindi naragize icyombo cyangwa se narababaye ukundi. Izo ni emotions ku bantu bari ku rugamba. Ntabwo rero nta byacitse bihari, ibyo ngibyo tubiganiraho, nacyo ubuyobozi buberaho, nicyo ni ugufashanya, nicyo responsible person, bakapitene, abandi tugirana inama. Ibyo ni ibisanzwe, nta byacitse. Ntihagire n'abazumva aya makuru bagira ngo
muri Rayon Sport abakinnyi barwana n'abatoza bakarwana ni ukudakontorora amarangamutima muri situation baba barimo. Twashaka gutsinda turi Rayon Sport, akazi kacu ni ugutsinda. Ntibibaye kuba narakarira umuntu undi akandakarira, umukinnyi umunyezamu akarakarira abadefanseri ko ahagaze nabi, umutoza akaba yarakarira umukinnyi umwe. Ibyo ni ibisanzwe, ariko ibyo ngibyo nta tubiganiraho tukabasaba kumenya gukontorora emotions zabo, akazi karakomeza. Ngira ngo hari n'abagiye bafata interview babwira ko nta kibi kirimo, nuko nyine amateleviziyo muba mwabashyizeho za kamera mushaka amakuru. Ibyo ni amakuru nyine n'uburenganzira bwanyu, ariko nta kibazo kiba kirimo. Tugenda dufatanya kugira ngo turusheho nahitamo iyo situation kurusha situation aho mwatsindwa mwese mugahoberana cyangwa se mugahana amacesi. Wahitamo iki ari wowe? Hitamo ko tubabara tukagaragaza amarangamutima yacu, noneho no kwicara tukicara tuzi ko twababaye kuko twatsinzwe cyangwa se tutakoze akazi neza. Ariko abakunzi baza badukurikira, oya, umwuka ni mwiza, tugenda dufashanya. Ntabwo abantu bose bakira amarangamutima kimwe, ariko icyangombwa ni iki, ni uko esprit, ibitekerezo byacu, focus yacu ari ugutsinda, ari ugukorera hamwe. Ndakeka ntawe tuniganye ijambo. Nkaba rero nsoza iki kiganiro nongera kubashimira mwakoze kwitabira nanone ubutumire bwacu kugira ngo tuganire, tugire ibyo dutangariza abakunzi b'umupira, abakunzi ba Rayon Sport, abanyarwanda muri rusange, ku byerekeye urugendo tugiye kujyamo, intego, tugire n'ibyo dukuraho urujijo yenda biba byatangajwe abantu batasesenguye cyangwa se bifuza kuryoshya inkuru kugira ngo babone abakurikira benshi. Ibyo ni uburenganzira bw'umuntu. Bikaba rero nsoza nsaba abakunzi ba Rayon Sport gukomeza kuyiba hafi, kuko ni ikipe yabo, ari ibitekerezo byabo, ari inkunga, kuko nubwo nababwiye ko hari abafatanyabikorwa n'abandi bagize icyo bakora, ariko urugendo ni rurerure, dukeneye byinshi. Abakomeza gufasha bakomeze bafashe mu buryo bafashaga. Nshimira fan clubs zagiye zigira icyo zikora, nsaba n'izindi nazo kugira icyo zikora, kuko turacyafite umunsi ni kuwa 4, tuzagenda kuwa 2. Hari byinshi, ndetse n'uwo mukinnyi mujyanye n'umukozi nawe ugiye mu kazi ugize impamvu muha yitwaza izatuma atembera muri ahantu ameze neza yishimye, byadufasha. Nkaba rero nongera gushimira abafatanyabikorwa bacu, Skol n'abandi dukorana, Canal, RBL Security Company, Top Life, Karere ka Nyanza, Night Terambere Fund, kubw'inkunga yabo bakomeje ari inkunga ikubiye muri kontra. Ibyo turayibashimira kandi twizeza kuzakomeza gufatanya nabo no gukora inshingano zacu twiyemeje muri kontra. Ishimira abakuzi ba Rayon batanze inkunga yabo y'amafaranga, inkunga y'ibitekerezo, kugira ngo tube tugiye kujya mu rugendo tudahangayitse, tutarwana ku munota wa nyuma cyangwa mu gitondo. Cyumweru kiracyasigaye ariko turatuje, amatike arahari, ibyangombwa birahari. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Izo ni imbaraga zabo, ni inkunga zabo. Igisigaye namwe ndabashimira, turabizeza kuzakora ibishoboka byose kugira ngo twitware neza, ndetse nitunagaruka hano tuzakora ibishoboka. Nababwiye ko intego yacu, icyo twifuza, urugamba turiho ni ugukoramo iyi kipe tukajya mu matsinda tugakomeza. Kaba rero mbifuriza igicamunsi cyiza,
mwese Imana ibahe umugisha. Murakoze. Banyarwanda namwe mutuye iyi si, aho turi hose tunywa agashya. Ndabona nari maze njye koroherwa. Ni byiza rwose. None ndabona wari kunzanira ka gashya ka Nyirangarama. Burya karimo intungamubiri nyinshi, ndabona kamvanayo noneho. Byose ni kuri Nyirangarama. Akarusho akandi akarabo agashya akabanga ndetse n'urwibutso n'ibikaburi wawe.